Hero mumeze mute? Uyu munsi twagarutse nanone muhawe ikaze, tugiye kureba akamaro ko guca mu cyuma cyangwa se muri ecography ku mubyeyi utwite. Nibura umubyeyi wamenye ko atwite agomba gutegereza hagati y'ibyumweru 6 n'8 akajya guca mu cyuma, kuko nibwo bagira nibura icyo babona. Iyo ugiyeyo mu byumweru 2 cyangwa mu cyumweru kimwe, ecography nta kintu biri bubone. Ugomba kuzirikana nibura hagati y'ibyumweru 6 n'ibyumweru 8 ukaba bagiye gukoresha ecography. Tinibutsa ko nibura umubyeyi utwite agomba kujya kwisuzumisha inda inshuro 8. Iya mbere agashishikarizwa kubikora nibura inda iri munsi y'ibyumweru 12. Ubwo tuvuze ibyumweru 12 aba ari amezi 4 nibura. Ugomba kuba wakoresheje visite ya mbere cyangwa se wagiye kubonana na muganga ku nshuro ya mbere iri munsi y'ibyumweru 12. Ubwo uhita usubirayo iyo igize ibyumweru 20. Aha kuri visite ya kabiri nibwo bareba neza se umwana utwite afite ibice byuzuye kandi bidafite ikibazo, kuko hari igihe umwana usanga afite ibice byose ariko nanone harimo ibibazo, harimo ubumuga nyine bw'ubumuga busanzwe. Aha rero kuri visite ya kabiri umwana afite ibyumweru 20 niho babirebera. Rero umubyeyi utwite cyangwa umugore utwite nagushishikariza kujya gukoresha ecography hakiri kare kugira ngo nihaboneka ikibazo gikemurwe hakiri kare. Rero nk'uko twabivuze, tugiye kurebera hamwe icyo muganga aba ari kureba muri ecography mu gihe ari kugucisha mu cyuma. Ikintu cya mbere aba yitayeho ni ukureba se koko uratwite. Mu by'ukuri uratwite? Hari igihe uba waripimye ukoresheje ka gatesite tugura muri farumasi, cyangwa se ukaba waranagiye kwa muganga bakakubwira ko utwite, wa musemburo twavuze ugaragara mu nkari cyangwa mu maraso ugaragaza ko utwite urimo, ariko mu by'ukuri ugasanga umwana watwise wenda watwitiye nk'inyuma y'umura, ntabwo umwana ari muri nyababyeyi, cyangwa se ugasanga ufite igi itazavamo umwana. Nabyo ni ikibazo, kandi ibyo bibazo nyine ugomba kubimenya mbere kugira ngo ufashwe. Ikindi, muganga iyo ari kugucisha muri ecography aba areba ese utwite abana bangahe, umubare w'abana. Ese harimo umwana umwe, harimo 2, harimo 3, nyine n'umubare wose. Umubare wose ushobora gutwitwa utaha umenye umubare w'abana utwite, bityo bikazagufasha kumenya uburyo uzabyaramo, niba uzabyara bakubazwe, niba uzabyara neza, nyine nawe ukagutegura mu mutwe ukabimenya hakiri kare. Byaba ari ikibazo bikugwiririye ugiye kubyara ugasanga ati ntwite abana 3 utarubizi, urumva ko nawe mu mutwe byagucanganyukisha. Icyiza rero ni ukubimenya hakiri kare ukanitegura, ukajya no guhahira abana bawe n'ibikoresho byose uzi ko neza ko ari 2 cyangwa ari 3. Ikindi kintu umuganga aba ari kureba muri ecography, ese umutima w'umwana uratera? Umwana ni muzima muri make? Kugira ngo umwana amenye ko ari muzima, turebera uburyo umutima w'umwana uri gutera. Niba uri gutera mu buryo busanzwe nk'uko iyi mibare muri kuyireba, iyo ni imibare umutima w'umwana ugomba gutera. Iyo byagiye munsi ni ikibazo, n'iyo byagiye hejuru ni ikibazo. Rero muganga arabipima akamenya inshuro uri gutera, akamenya ko ari byiza cyangwa ari bibi. Ni ingenzi cyane rero guca mu cyuma hakiri kare kugira ngo umenye ko umutima w'umwana uri gutera se cyangwa n'ubundi afite se umutima muzima ubasha gutera. Nabyo wasanga n'umwana nawe adafite umutima muzima. Ibyo byose ecography irabibona. Ikindi cya kane, ese ingobyi y'umwana iherereye he cyangwa se placenta? Hari uburyo bwinshi ingobyi igenda ikamera muri nyababyeyi. Iyo yegereye inkondo y'umura ni bibi cyane, kuko urumva iba yapfutse inzira y'umwana azanyuramo ari kuvuka. Niyo mpamvu rero kubimenya hakiri kare ni ingenzi cyane, kuko iyo byagenze gutyo ntabwo ubyara unyujije hasi cyangwa se mu buryo busanzwe, ahubwo ubyara bakubaze. Urabimenya rero hakiri kare ukanitegura ko uzabagwa, kuko n'ubundi nta kundi byagenda, ntabwo wasunika umwana, kuko aho umwana aba ari bunyure ingobyi iba yaragiye ikahitambika, bityo ukabyara ubazwe. Ikindi cya 5, ese amazi y'umwana arimo arahagije? Ese amniotic fluid
Aya mazi rero nayo ni ingenzi cyane kuyapima, urayapima ukamenya ingano yayo. Hari ingano iba isanzwe nyine ihagije nziza ku mwana wese aba arimo, hari n'iyo yabaye menshi nabyo ni ikibazo, niyo yabaye make ni ikibazo. Usanga akenshi iyo amazi y'umwana arimo yabaye menshi, umubyeyi hari igihe aba afite nk'ikibazo cya diyabete. Noneho rero iyo yashizemo byo ni ikibazo cyane kubera ko cyangwa se yagabanyutse, kuko umwana ashobora no kuhasiga ubuzima. Rero ni ingenzi cyane kujya guca muri ekogarafi mu gihe muganga aguhaye randevu, ntubinegirize cyangwa se ntubice amazi, kuko ibi byose niho tubibonera. Ikindi, ese umwana ameze ate mu nda? Ese umwana aricaye, aritambitse, aracuramye? Ibyo nabyo icyuma kirabireba, ukamenya se nzabyara neza. Umwana niba yicaye ufite amahirwe yo kuzabyara neza. No, umwana niba acuramye ufite amahirwe yo kuzabyara neza. Sori muranyihanganira, ariko iyo yicaye cyangwa se yitambitse amahirwe yo kuzabyara neza aba agenda yoyoka. Ubwo rero uba ugomba kuzirikana guca muri ekogarafi ngo barebe niba yicaye cyangwa se niba acuramye cyangwa niba yitambitse, baguhe uburyo uzabyaramo. Ikindi ni ukumenya ibiro by'umwana. Ibi ngibi ekogarafi ukuntu ibikora, ihuza ingingo z'umwana cyangwa se ibice by'umwana, ikaguha agateganyo k'ibiro by'umwana wawe. Ntabwo icyo nakubwira ntabwo ari uko ibiro by'umwana bakubwiye muri ekogarafi ari byo nyabyo nyine azavukana, oya, ahubwo ni iby'agateganyo. Bishobora kugabanyukaho gatoya cyangwa se bikiyongeraho gatoya, ariko nyine nabyo hari igihe usanga nyine utwite nk'umwana munini utari ubizi, bikarangira ubyaye bakubaze kuko utabasha nyine umwana kumusunika. Rero niyo mpamvu kumenya ibiro by'umwana utwite nabyo ari ingenzi. Ikindi ni ukumenya igihe uzabyariraho. Iyi rero ababyeyi benshi usanga bibaza impamvu itariki babahaye yo kuzabyariraho muri ekogarafi atari yo babyariyeho. Yego rwose, kugira ngo umenye itariki nziza uzabyariraho cyangwa ya nyayo, bisaba kujya gucuma mu cyuma inda ikiri ntoya, nibura nk'uko twabivuze munsi y'ibyumweru 12, nibwo baguha igihe uzabyariraho cyizewe kandi ugasanga gihuye n'icyo wateganyaga. Rero niba ushaka kukimenya neza, jyayo hakiri kare bakubwira igihe nyacyo cy'agateganyo. Ariko nanone kuri iyi tariki yo guteganya yo kubyariraho ishobora kujya munsi cyangwa ikajya hejuru ho ibyumweru 2, nta kintu biba bitwaye, umwana aba ameze neza. Ikindi ni uko nakumara impungenge ko guca mu cyuma ziriya nshuro 8 twabonye nta kintu bitwaye, kubera ko ekogarafi ntabwo ikoresha ama x-ray ngo yangize umubyeyi n'umwana, nta ngaruka bigira ku mwana n'umubyeyi. Ikoresha ama sound waves cyangwa se inzira z'amajwi, nta ngaruka bigira ku mwana n'umubyeyi. Icy'ingenzi ni ukubahiriza randevu ya muganga, ukagenda akagukorera ekogarafi, ukamenya uko bimeze wowe n'umwana, byose akagusuzuma, akaguherekeza neza mu rugendo rwawe rwo gutwita, ukazabyara amahoro, ugatahana umwana muzima nawe uri muzima. Murakoze. Niba wakunze ikiganiro wakora share n'abandi bikabageraho. Murakoze.